ugomba kugira focus, ukagira intumbero, ukita neza ku kintu ugiye gukora, kuko nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Umwana agiye gukora ati oya ndumva rwose nabishoboye, ntago ndi muri mode y'umunsi. Kubera iki? Kuko ndumva ntago mfite focus, nta ntumbero nifitemo. Uteke buri ko uzajya wumva rero udafite intumbero muri wowe cyangwa focus, uje uhora usubira ku ntangiriro, ku ifatiro ry'ubuzima. Urimo urasenga, oya ndimo ndahumeka, kuko nta guhumeka nta buzima. Umusaza yakomeje guhumeka, asohora umwuka awinjiza, akomeza kugenda awusohora awinjiza. Umwana areba ukuntu agenda abikora, umusaza yakomeje kumwerekera ukuntu babikora, agenda abikora gahoro gahoro. Ahita amubwira ati hayi, vayo nawe ugerageza ibi ngibi. Umwana ari wenyine, nawe arahaguruka araza ati okay. Nawe araza aramwegera, agiye gukora byakora ati usohore ucishije mu kanwa, uwinjize ucishije mu mazuru. Umwana araje nawe arabigerageza, akajya asohora umwuka awucishije mu kanwa, akawinjiza awucishije mu mazuru. Umusaza akomeza kumwerekera, ariko agenda amubwira ati sohora winjize. Umwana akomeza agenda abikoraho neza. Umusaza aramwitegereje, niko kumubaza ati hayi, noneho ubu ngubu urumva umeze gute? Umwana ati meze neza, noneho mfite focus. Okay, nawe ni byiza, ngavuye dusubire gukora. Umusaza amugaruye hahandi umwana byari byamunaniye gutera umusumari. Umwana araza afata umusumari yongera agerageze. Umwana afashe umusumari aradonda, aritonda neza. Uko bitari rimwe umusumari uhita winjira. Ndabikoze. Okay, noneho nureba ufite intumbero, ujye uhora wibuka kwinjiza umwuka unawusohora, kwinjiza umwuka unawusohora.